twavuze ko Imana igisubizo cy'ibibazo by'umwana w'umuntu yagitanze gute? Yagitanze ku musaraba. Amen. None iyo umuntu aje afite indwara ya kleptomani murayizi? Ni indwara yo kwiba n'ibintu bidafite icyo bivuze. Ni indwara yo kwiba n'ibintu bidafite icyo bivuze. Kleptomani ni indwara yo kwiba, atari ko icyo kintu umuntu ayikeneye. Yasanga gusa yatwaye ibintu by'abandi, ahanyuze hose agatwara ibintu. None se nk'uyo se mwamukiye gisubizo? Indwara iri muri rwego umitekerereze. Iri umitekerereze. Ntabwo ishobora kuba ifite n'ikibazo cyo mu mwuka nabyo. Iyo ndwara iribaho. Turebe rero insinzi ya Yesu Kristo mu bindi byiciro mbere yo kujya ku musaraba. Ndetse mukunda dusomere Matayo 4 igice cya 4 rimwe 11 turebe. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Amen. Yesu hano yamunesheje ko Satani yagiye kumugerageza. Bariho bararwana intambara kuri rubuga w'ijambo ry'Imana, kuko Satani ariho aravuga ngo haranditswe ngo, n'umwami nawe aramusubiza haranditswe ngo. Bivuga ngo urabona ko uretse insinzi yo ku musaraba kaminuza, ko hari izindi ntambara Satani yarwanyemo n'umwami, hanyuma araneshwa, ariko ategereza ikindi gihe. Ubwo ikindi gihe rero ni igihe abona ko yabishobora. Ese Yesu ikibazo cyo ku musaraba Satani yarakirimo? Satani yari inyuma y'abariya baje gufata Yesu, niyo yari inyuma. Barabitubwira, ubwo arabivuga muri Luka 53. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate, ariko noneho iki ni igihe cyanyu, ni cy'ubutware bw'umwijima. Amen. Mu bigaragara bari abantu baje gufata Yesu, ariko mu isi y'umwuka yari Satani n'ingabo ze. Ngo iki ni igihe cyanyu, ni cy'ubutware bw'umwijima. Yesu rero ku musaraba ni Imana yari irasubiza ibibazo byacu byose muri ya domene 3: mu mwuka, mu mitekerereze, no mu byo dukennye mu bifatika. Biragufasha wowe kumenya ingorane zawe, igice ziherereyemo, biragufasha no gufasha n'abandi bashobora kuza bakugana. Tufata urugero gira kleptomani, sibyo?
indwara yo kuguma utwaratwara ibintu kandi nta kamaro. Akazi wawe agatwara urushinge kandi ari umuntu wiyubashye. Ni indwara rero ishobora kuba psychologique mu mitekerereze cyangwa spirituelle kandi n'umudayimoni. Ibyo nabyo ku musaraba Imana yatanze igisubizo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Bene uwo muramuzi uwo muntu. Ari n'indwara yitwa mitomani. Indwara yo kubeshya. Mitomani. Indwara yo kubeshya. Kandi uwo muntu ntabwo azi ko arwaye. Maze kubona abantu nk'abo. Iyo kubeshya byahindutse uburwayi. Ni mitomani. Uvuga ngo turayishakira hehe? Mu muntu w'imbere cyangwa mu mwuka? Mwe mwayishyira mu mwuka? Ni umudayimoni. Ni umudayimoni wa mitomani. Ni umudayimoni wa kleptomani. Hari indwara nyinshi rero Satani yazanye mu bantu. Zose uko zingana ni ku musaraba niho zikirira. Imana ishimwe. Haleluya. Rero Yesu rero yaranesheje ku musaraba, ariko mbere yo ku musaraba arahandi yagiye anesha. Nkaho mu butayu yaranesheje, Satani agiye kumugerageza. No mu kindi gihe yanyuraga mu bafarisayo cyangwa abasadukayo cyangwa bari abanditsi bakamugerageza. Buriya yari Satani niyamugeregezaga. Kaminuza y'ikigeragezo niye ku musaraba. Kandi yayishuye ngo noneho abaje kumufata ntago bari abantu gusa binyana n'amaraso. Mu isi y'umwuka hari ikongoma y'umwijima. Siko twasomye. Igihe cyose nabonaga namwe nigisha mu rusengero nimugeze mufata. Ariko iki ni igihe cyanyu, mwebwe bande? Mwebwe abana b'abantu. Umviriza, yabivuze mu byiciro bibiri. Ngo ariko iki ni igihe cyanyu bande? Abo bantu ba Yuda yaje abereka, sibyo? Cya gitero ngo nicyo ubutware umwijima. Yavuze ko hariho abantu uburyo bubiri. Hari abantu bagaragara, cya gitero Yuda yaje kwereka Getsemane, akaba ariho n'ikongoma y'umwijima. Umukristo yarakwiye kumenya ko afite affaire nayo masabiri. Abantu n'ibyishimo y'abantu. Amen. Iyo utakaje iyo yerekwa nk'iryo, uzajya urwana intambara ahatariho. Uzarwana n'abantu kandi inyuma yabo hariho izindi mbaraga zitaboneka. Amen. Nk'umuntu ugutoteza ntacyo mupfa. Wowe umufata gute umuntu? Wowe umva ikibazo cyo gishyira he? Mu mwuka. Ntabwo urumva nko mu kazi, umukozi akavuga ati giye sinzi icyo mpora, uriya unkoresha, chef hiérarchique. So wayifata gute? Ni ingorane gusa ziri mu bantu. Uriya muntu rero ufite icyo kibazo cyo gutotezwa atazi icyo azira, natamenye ibi turiga, azajya yibaza ngo uriya muntu niwe mubi, atangira mwangi. Ariko iyo umaze kumenya ibi, uhita umenya ko ufite affaire n'amasi abiri. Ari uwo mushefu wawe, hariho n'umuri inyuma cyangwa umurimo indani umukoresha. Cyo rero uzahita umenya intambara uyirwana. Amen. Ntabwo uzayirwana mu kunsubiza mu reciprocité. Niki? Iyo umuntu akukoreye nabo ukamusubiza nabi, mugita gute? Kumwitura, sibyo? Niyo mpamvu bivuga ngo nimukiture nabi, kubabagarira nabi. Kuko Imana irabizi ko hakurya y'uyo muntu harimo izindi mbaraga. Utangira rero kumusengera. Imana ishimwe. Ukamusengera. Amen. Haleluya. Ukamugira
ni neza iyo ubishoboye. Amasengesho uzabone kuntu Imana yakoresha. None wa muntu rero kazasanga rero ahindutse undi muntu, asigaye kureba n'urukundo ahubwo ngo akurebe nabi. Ko bimenya. Amen. Ya jambo Yesu yavuze ririmo une grande révélation. Ngo kini gihe cyanyu mwebwe abantu muze kumfata n'igihe cy'abatwari bumwe umwijima. Ibigerageza uhura nabyo bishobora kuba hombi. Sivuga ko bishobora kuba hombi iteka. Bishobora kuba ari umuntu ku giti cye afite ingeso mbi aguteza ibibazo. Ahubwo bishobora kuba ari umuntu ariko nyuma ye hari kimukoresha. Ukwiye kubimenya wowe. Amen. Ukajija situation vuti ibintu ntago uyu muntu gusa ararikoresha gusa. Ari izindi imbaraga ziri inyuma y'ibi bintu akora. Amen. Nkuri ya muntu umudamu umyacubahiro nababwiye agenda anyura ahantu hose agatwara utuntu. Wowe biri normal se? Utumenya rero hari ikindi kintu. Amen. Afite uburwayi mu mwuka cyangwa mu bugingo. Amen. Haleluya. Cyangwa une pauvreté chronique. Ubukene bw'akarande mu mufata gute? Tuvuge uriya muryango uri mu bukene bw'akarande. Ubifata gute? Nuko ari abanebwe. Biri mu mwuka, biri muri psychologie. Umwuka. Ariko ushobora kuba no mu rwego, ariko mbere turabishakira mu mwuka. Mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'umuryango ashobora kuba des puissances à l'œuvre. Ashobora kuba hari imbaraga zikora kugira ngo uwo muryango ujye kure y'umugambi w'Imana. Mu gihe rero batabizi ni handi usanga rero nibyo bita muzamenya gute? Muzamenya gute ko dans ma vie mu buzima bwanjye il y a une puissance mauvaise qui agit, cyangwa dans ma famille il y a une puissance destructrice qui agit. Uzanye gute ko mu buzima bwawe hari imbaraga z'umwuka zo zirakora zangiza, cyangwa mu muryango wanjye hari imbaraga z'umwuka zikora zangiza? Uzamenya gute? Ubuse abana nibiga hanyuma bakeshwa rimwe hari imbaraga zo zirakora? Oya, abana bo mu rugo rwawe nimba beshuwe bagatsindwa hari imbaraga zo zirakora muri famille? Cyangwa se ari igihe muba mu bihe by'uburumbuke n'ibiki hakanyuraho n'ibihe by'ubukene ariko mukangana mukabivamo, hari imbaraga ziro zirakora z'umwijima? None se uzabi mama wafite igisubizo gitandukanye n'icyanyu. None se uzabimenya gute? Comment détecter s'il y a une puissance maléfique dans ta vie, dans la famille? Uzamenya gute izo mbaraga zihari? Lorsqu'il y a des situations récurrentes, répétitives. Igihe hari ibintu uriya mutonto wawe, uriya mu oncle wawe yarakenyutse, yapfuye afite imyaka 40. Uriya nyogosenge, sibyo? Yapfuye afite imyaka 40. Hanyuma yindi generation sokuru wawe yapfuye afite imyaka 40. N'urugero mbaha ni bisanzwe? Kwega atari bisanzwe. Ni ibintu biri récurrent biguma bigaruka. Ntabwo rero bizakemurwa n'ibindi, no kumenya ubwiru bw'imbaraga z'umusaraba. Amen. Ntabwo ari kuraguza, ntabwo ari guterekera, no kumenya ko Imana yabikemuye ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Ntabwo twebwe byose tubisipiritualiza, mwabyumvise?
ntabwo byose tuvuga ngo ni iby'umwuka, ariko hari igihe biba kombine, akaba abantu n'ingorane zabo hamwe n'iby'umwuka nabyo bikaba bivanze. Tukwiye kumenya rero nimba hariho ni puissance iri irakora. Iyo mvuze puissance mbavuga puissance démoniaque, imbaraga z'abadayimoni. Nk'ubu wowe uraho, wowe ntabwo unzi, kutamenya urashaka kuvuga sinabanye nawe, wayumvise, sinakinye nawe, siniganye nawe, nta buzima twize dusangira, we gusa twahura ukanyanga, wumva ari ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo? Mu Maisraeli ni dayimoni nibyo. Nuvuga ngo muzamenya gute ko hari imbaraga z'umwijima zirakora mu muntu cyangwa muri famiye cyangwa ahantu? Ni mu gihe hari warakora ibintu bidasobanutse. Ntuzigere ushakisha kuko ntibisobanutse nyine. Haleluya. Uriya mwana mukuru yararangije kaminuza, nta kazi afite, imyaka ibaye 5. Murumuna we imyaka ibaye 4, nawe yararangije. Bucura nawe yararangije, hashize imyaka 2. Ndio nabitondekanya gutya, sibyo? Imyaka ibaye 5, ibaye 10, kandi sabanebwe nabo barashakisha nkuko abandi bashakisha, bakagenda bakadepoza, bakagira gute, bakapplying. Ibyo bintu ni bisanzwe. Donc muri yo famille hari imbaraga zirakora. Ni ku musaraba rero niho bikemukira. Imana ishimwe. Dieu a pourvu à toutes les solutions à la croix. Ku musaraba niho Imana yazanye igisubizo. Imana ishimwe. Ngira mbaye urundi rugero rero jewe by experience. I Burundi aho twari muri za 89 gutyo, cyangwa 89 gutyo. Noneho baza kumpamagarira umudamu umwe yararembye. Abaganga bari baramupimo diabete, ariko iyo diabete ikaba ari diabete yo muri famiye. Noneho ndajyayo, nibuka ko ari après-midi, ndajyayo na Timotheo wanjye nari mfite. Timotheo, sibyo? Ko nabwo nagendaga yenyine. Aho bya bindi nyine by'ibikabyo ahantu ari muri Nigeria. Njye nari mfite equipe y'abantu nyobora mu mwami, abantu de disciples. Hari itorero ariko ari abantu Imana iguha nk'aba disciples. Amen. Abo rero bamenyaga byinshi itorero ritazi, kuko bagiraga umwanya wo gusengana nanjye. Amen. Haleluya. Hari eglise ariko hariho n'ahantu ugura n'iyo equipe kugira ngo babe forme. Benshi muri bo ntago basubiye inyuma, ntago baguye. Ubu n'abakozi b'Imana za Burayi, za Amerika nahe. Abandi baracyari Burundi nabo, abandi bari muri Kongo, abandi ni benshi. Urana nyuma y'imyaka myinshi nk'iyo ubuzima buratuma abantu batatana. Hanyuma mfata rero umwe muri bo Timotheo turajyana. Ngezeyo noneho vuga ijambo ry'Imana, ko yari mu Katolika. Nyuma turamubwira Yesu neza, turababwira iby'umusaraba. Hageze rero kumusengera arahinduka, daimoni irazamuka. Daimoni iravuga ko ariyo iteza yo famiye izo diabete. Mwayibise? Turasinga mu izina rya Yesu, daimoni iragenda
na diyabete iragenda. Ni ukuvuga ngo rero hariho diyabete ishobora gusobanurwa mu buryo bwa muganga, hariho na diyabete ifite inkomoko muri monde spirituel. Ntabwo tuvuga ko diyabete yose ari spirituel, sibyo? Ariko hariho indwara inyuma yazo yishwemo imbaraga z'umwijima. Rero ntabwo indwara zose ari abadayimoni, oya. Hariho indwara zisobanurwa mu buryo bwa muganga, hari n'indwara nubwo muganga yazibona agatanga imiti ikwiye, ariko igakomeza, izo ndwara zigakomeza kubaho. Na niyo mpamvu ubona kenshi iyo ugiye kwa muganga babanza kukubaza, ariya bakwakira, ngo si wanyu ngo indwara za karande ni zihe. Ntibajya babaza ngo si haba za diyabete, haba indwara z'umutima n'ibiki. Mwanyumvise? Kuko unuvuga ngo iyo notion yuko ashobora kuba ari de maladie transmissible mu muryango zihererekana, ariko bo ashobora kugenda kure y'ibyo, kuko bo iby'umwuka nabyo bazi. Ibyo niyo mpamvu nababwira ni icyo nzi by experience. Mwabyumvise? Rero ibyo rero ni ukuri no mu buzima bwawe bwite. Ibintu biba bifite impamvu yabyo. Okay? Ibintu bifite impamvu yabyo. Iyo principe ntabwo twayize muri filozofi hano. Higa mwe mumaze kuba aba filozofi reka. Ntabwo twayize principe de quoi? De la raison suffisante. Ntabwo twabyize. Ko ikintu cyose gifite impamvu. Iyo ni principe ya physique. Principe ya causalité, cause à effet. Ikintu cyose muri physique babyita, muri science babyita principe de causalité, sibyo? Chaque effet a une cause. Ariko muri philosophie babyita principe de la raison suffisante. Ni kuvuga ngo nta kintu kibaho nta mpamvu. Iyo ubonye umuntu yari hariya umubona gutya, tuvuga hariho harahagarara cyangwa hariho akora muri jardin, ukabona atangiye guseka cyane, kandi ukabona nta kintu ubona cyamusekeje. Bimeze gite? Wowe ifata gute? Ni ukuvuga nimba atarwaye, sibyo? Hari impamvu yasetse, wenda yibutse ikintu kimusetsa. Nta kintu we kibaho nta mpamvu. Nomba wowe kuba uri hano hari impamvu yakuzanye, uyimenya utayimenya. Imana ishimwe. Haleluya. None wowe mu buzima bwawe hariho ibintu ubona yuko bitari normal, sibyo? Ntabwo ukwiye kuberekera gutyo. Ukwiye kumenya ko ku musaraba Imana yarabikemuye. Ukwiye kujya ku musaraba nimba ukijijwe, nimba warinjiye mu bwiru umusaraba, ukabwira umwami icyo kibazo. Amen. Kuko ibisanzwe wowe urabizi, ibisanzwe hari bidasanzwe bitubaho. Ibyo rero ukwiye kubibwira Imana, ariko ukamenya ubwira umusaraba. Imana ishimwe. Gerashaka uyu munsi mu izina rya Yesu umenye ko probleme zose ufite, Imana ntabwo yazanye igisubizo mu nzira 10. Yazanye ibisubizo mu nzira imwe gusa, ni Golgotha ku musaraba. Amen. Gusa nuko tutarinjira ahantu ho gusobanukirwa ubwira ku musaraba, le mystère de la croix. Amen. Aho kugira ngo turebe ibibazo tugire ubwoba twihebe, no. Tukwiye kumenya ko ku musaraba Imana yarakoze umurimo urimo igisubizo cya buri kintu cyose. Imana ishimwe.
none se umwami yatubwira ngo mushake ubwami bw'Imana mbere na mbere n'ukiranuka kwayo, ibindi biri materiel physique Imana izabaha nk'iyongera? Imana si iratubeshya? Nuko n'ibintu by'imibereho Imana irabitanga sans toutefois favoriser la paresse, sibyo? Atari ko Imana ishaka ko abantu baguma badakora. Ko twavuze ko nimba ufite umurima ukwiye kuwuhinga. Amen. Ariko iyo dushaka kwiga kugira ngo tujye mbere, kugira ngo tumenye izi mbaraga z'umusaraba Imana yahishe mu musaraba wa Yesu Kristo, uburyo zishobora gukora mu buzima bwacu, zikatubatura, zigakorera mu miryango yacu. Amen. Ibyakozwe n'intumwa 10:38. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Amen. Amen. Mu inkuru za Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti yagendaga hose yagira gute? Akiza abo bose Satani yatwazaga igitugu. Amen. Mugifaza ngo Jésus de Nazareth allait partout guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Ici ni empire du diable, n'ubwami bw'umwijima wa Satani. Ngo Yesu yagendaga hose akiza bose Satani yatwazaga igitugu. Nushobora rero kweshapa, nushobora kuva kuri zo mbaraga Satani ziri ku isi yose. Amen. Hatabaye kwinjira mu bwiru bw'umusaraba. Ko imbaraga z'umusaraba wa Yesu nizo zonyine ziri hejuru y'imbaraga zibase iyi si, ari byo Bibiliya yavuze l'empire du diable, ubwami bwa Satani. Muraza kubyumva neza dukoresha ingero mu bintu bisanzwe biga. Amen. None iyo ikintu gifunze ahantu gutya, kugira ngo icyo kintu kirekure, icyo kintu kive hariya aho cyafungiye kirekure, akwiye kuba hari iki? Nuko imbaraga zigikurura zikwiye kuba ziruta imbaraga zagifunze, si byose? Bivuga ngo imbaraga zatubase za Satani kugira ngo ziturekure, hakwiye kuba hari iziri hejuru yazo. Amen. Nanjye batubwira mu Baroma 8:1-2. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Amen. Hari ijambo kubatura. Ikibase kirekura icyo cyabase, ariko habaye imbaraga ziri hejuru yacyo. Mwabivise? Muvereza. Ikikubase kizakurekura, ariko harekuwe imbaraga ziruta z'icyo cyakubase. None isi ibaswe n'imbaraga z'umwijima, imbaraga Satani, yaba mu cyaha cyangwa mu ndwara, mu butindi n'ubukene no kugomera Imana. Ibi byose ni imbaraga za Satani. None zizarekura abantu gute? Imana rero yakoresheje umusaraba wa Kristo. Haleluya. Kuko hariya ngo niho yambuye abo bakuru n'abatware imbaraga zabo. Hanyuma kuzuka kwa Kristo, haleluya, none gushiraho rero kashe, stamp yuko imbaraga Satani zibaye aneanti, imbaraga Satani zineshejwe. Ariko kugira ngo bibe effectif, bikoreke mu buzima bw'abantu, nuko binjira muri ubwo bwiru bw'umusaraba wa Yesu Kristo. Nutasobanukirwa umusaraba wa Yesu Kristo, n'izuka rye ntajya uzasobanukirwa.
amen. Kuko mbere yuko abizuka habanza kuba gupfa, hazukwa wapfuye. Kwiye kumenya imbaraga, impamvu y'urupfu rwa Yesu, uzasobanukirwe n'impamvu y'izuka rye, kugira ngo mubyumve rero. Nubwo nyine turi bukoresha ibintu bisa n'ibihanitse, ariko muraza kubyumva. Imana ishimwe, amen. Nugira gutya ngo nurago ngaruka hasi, amen, kubera ko isira irankurura. Sibyo? Isira kurura ibiri hafi yayo, nini mibumbe nayo ukurura biri hafi yabyo, n'amanyira kurura biri hafi yabyo. Yari ni bita la loi de la gravité, imbaraga za rukuruzi. Sibyo? Umviriza, ari ikintu bita la force de libération. Uza kubisobanurira la force de libération, aho ni muri physique, cyangwa la force d'évasion, s'évader. S'évader ni ikintu gifungiye hano nk'imfungwa yitorotse, ngo le prisonnier s'est évadé. Vango aho bari bamufungiye yahavuye. Iyo force yitwa la force de libération, ikaba kitwa la force d'évasion, ikaba kitwa la force d'échappement, échapper, guhunga. Umviriza, iyi si turiho, uramutse ugize umuvuduko wa kilometero 11 ku isegonda, mumurikire, nimba ushobora kwiruka ibirometero 11 ku isegonda, ese muritegereza, mwana ya rushinge yigize gutya ngo pa ni segonda imwe, ukaba wavudutse ibirometero 10, mumva byoroshye. Deja iyo ugize gutya gusa agashinge kaba kagiye. None ubashishe kuba ufite umuvuduko w'ibirometero 11 ku isegonda, sibyo? Iyi si ntiyongera gukurura, uzagenda urazamuka ugende ubuzira herezo, uzagaruka hano. Niyo bita la force de libération y'isi turiho, cyangwa la force d'évasion, cyangwa la force d'échappement. Nimba ushobora kugira umuvuduko w'ikilometero 11 ku isegonda, ni vitesse minimum cyangwa minimal, umuvuduko muto ushoboka kugira ngo uhunge rukuruzi y'isi. Amen, haleluya. Kugira ngo uhunge rukuruzi y'isi, umuvuduko muto bagusaba ni ibirometero 11 ku isegonda. Ntiwongera kuguma kuri isi, isi niyongera kugukurura. Urahita ugende, sibyo? Nimba udashobora gupfa n'urugero, uzagenda ugende, hanyuma uzagere ku yindi mibumbe, wabyumvise? Hanyuma ugere kuri tubabwiye ruzeya muri zone gravitationnelle yazo, sibyo? Ko byose birazenguruka, hanyuma ukagenda wagera ku mubumbe uruta isi yacu, sibyo? Amen. Ukinyira muri champ gravitationnelle yayo, igufata, kuko uko birutana ubunini niko bisaba umuvuduko mwinshi ngo uhunge rukuruzi. Ariko nutahura n'umubumbe uruta uyisi, uzaguma genda ubuzira herezo, ugahunga ingorane z'isi. None rero iyi ni loi physique, ibi ni bya physique. Mu mwuka rero ni ibyo rero, imbaraga zibase isi za Satani, haba mu cyaha, haba mu bukini, butindi, ubugome, byose, sibyo? Imbaraga z'umwijima, ibyita imbaraga z'umwijima, zirabase umuntu wese uvukira kuri isi, sibyo? No kugira ngo izo mbaraga zikurekure, sibyo? Amen. Nkuko muri physique tumaze kwibona, Imana yashize, haleluya, muri Kristo Yesu kumusaraba n'izuka rye. Amen, haleluya.
la force de libération, la force d'évasion, la force d'échappement irenze imbaraga za rukuruzi za Satani. Haleluya. Atari muri Yesu Kristo winjire mu bwiru bw'umusaraba n'ubwiru bw'izuka rye, sibyo? Imbaraga za rukuruzi z'abadayimoni ntishobora kurekura, zizakomeza kukubata, kuko hakeneye izindi imbaraga ziziruta. Amen. Na nibyo batubwiye mu Roma 8:1-2 badusomeye ngo l'esprit kuko bavuze ijambo kubatura. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Nimushaka ari handitse itegeko, amen, dufate cyagereranyije muri fizike, muvuge rukuruzi. Ngo imbaraga itegeko tuhindure imbaraga, sibyo? Imbaraga z'umwuka ubugingo muri Kristo ryambatuye imbaraga za rukuruzi zica hanuru n'urupfu. Amen. Vuga ngo la vitesse de libération, la force de libération, la force d'échappement, la force d'évasion, kugira ngo rukuruzi y'abadayimoni ibasi isi iturekure. Amen. Nuvuga ngo ziri hejuru cyane y'imbaraga zitubase. Imbaraga Imana yakoresheje muri Kristo, amen, kugira ngo imuzure mu bapfuye, izo mbaraga zirarenze kure cyane, nta no kugereranya n'imbaraga Satani zibasa abantu. Murabyumva? Haleluya. Murabona ibyo Imana yaremye bifite icyo bitubwira mu mwuka. Ariko iyo mwabyumvise, wumvise impamvu utaguruka? Nuvuga ngo wowe nta vitesse ufite muri wowe yatuma weshapa, nta force iri muri wowe yatuma unesha rukuruzi y'isi, kuko iyo kuba ufite umuvuduko kilometero 11 ku isegonda kugira ngo weshape kuri gravité y'isi. Wabyumvise? Twebwe rero ntibishoboye, kuko isegonda ntabwo deja mukiuka ibitegeza gusa segonda iba yashize. Wabyumvise? Niyo mpamvu turi prisonnier y'iki yakwisi. Ariko hano ntago turi muri aerodynamisme, ntago turi muri mategeko y'indege zikoresha, sibyo? Turavuga umuntu wowe n'isi ntushobora kugenda ngo ugume hariya, kuko ntago ufite force de libération ya permettre ko uhunga rukuruzi y'isi. Donc tu ne peux pas t'évader, tu ne peux pas échapper, tu es prisonnier de la force gravitationnelle y'isi. Ariko muri Yesu mu buryo bw'umwuka hariho force de libération. Imana ishimwe cyane. Hariho force d'échappement, hariho force d'évasion. Haleluya. Urabona ko Bibiliya iyuzemo na za physique. Iriya Abaroma 8:2 ni physique turiga hano. Haleluya. None ngo Yesu yagendaga hose agira neza, akiza abo bose Satani yatwazaga igitugu. Nuvuga ngo yarabafashe, yabashobora kumucika. Na niyo Paulo avuga no mu Efeso, mbere ko dusenga mu Efeso, ibyo ukwiye kubyizera hanyuma ukabipratika mu buzima bwawe. Haleluya. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kuri 21 ni ibyamfete bivugwa hano. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose
n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo aho umutwe waryo usumba byose naryo ribe umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Ara mumvise iki? Ngo niki Imana data yakoreye muri Kristo? Ngo imbaraga yakoreye muri Kristo mu kumuzura mu bapfuye ngo nizo yasutse. Niumva se? Niumva ko nitubishyira muri physique, c'est la loi de la libération. Kuko la loi nako la force de la libération. La force de la libération, elle est plus puissante que la force d'attraction de la terre. Donc la force de gravité. Wayibise? Bon, mwisi umuka ya mategeko. Itegeko ya rukuruzi ya Satani. Ngo tugume turi mbataye. Byaraneshejwe muri Kristo. Kuko umwuka w'Imana wamuzuye mu bapfuye. Imana yabwa icyubahiro. Ukwiye kubyatura rero kabigira ibyawe. Amen. Ese biya mwabyanditse? Amen. Wowe utekeza buri gihe nimba uragenda umviti impamvu ibirenge byanjye bitava ku butaka, no kubera yuko rukuruzi y'isi iramfashe, ariko nagira muri jewe imbaraga zatuma mvuduka ku birometero 11 ku isegonde, isi ntago yankurura. None uhita bimenya rero, kumbe rero mu buryo bw'umwuka hari imbaraga zibasisi za Satani, nta muntu we wazicika kiretse muri Kristo niho habonetse iziziruta. Haleluya. Nimumva ibyo muzaba muri umurava mu idini mwinjira muri revelation y'ubwami. Imana ishimwe. Ngo en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8:2. On veut dire ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Car, en effet, oui, en effet. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Umviriza inshinga ikoreshwa. Ma affranchi. Ryambatuye. Niumva? Ma affranchi de la loi du péché et de la mort. Ubu ryambatuye ububata bw'itegeko n'ibyaha n'urupfu. Amen. Vous voyez? Hein? Qui a la puissance du péché de la mort? Ninde afite imbaraga z'icyaha n'urupfu? Satani. Hanyuma Imana rero muri Kristo binyuze ku musaraba n'izuka rye, Imana ideploya imbaraga zirenze rukuruziya ya Satani idukura mu cyaha no mu rupfu. Ahubwo izo mbaraga zikatubatura iyo rukuruzi y'icyaha n'urupfu, kuko zo ni imbaraga z'ubuzima z'ubugingo. Imana yabwa icyubahiro. L'esprit de vie. Amen. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Hein? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Iri jambo rirakomeye bene data. Ndashima ko no mu Kinyarwanda bakoresheje kubatura. Batuye. Hari imbaraga zakoreshejwe n'Imana ngo ubaturwe. Za rukuruzizo zose z'isi zikumentena zikugumiza mu buretwa bwa Satani. Hari imbaraga zakoreshejwe. Iriya principe nako ari amategeko ya physique twavuze arakufasha kumva neza. Ati impamvu ntaguruka ngo ngende nuko ntago mfite la vitesse de libération, la force de libération ntayo. Ko sinshobora kuvuduka kuri kilometero 11 ku isegonde. Niyo mpamvu isi rero iramfashe, nishobora kundekura. Ndavuga mu buryo physique. Amen. Ariko nakagize muri jewe umuvuduko wa kilometero 11, iyo ni vitesse minimale. Ibyo c'est le minimum. 11 km par seconde. Kilometero 11 ku isegonda. Isi yahita ineshwa. Kumfata. Nahita mbaturwa. Bakabona ndagiye. Isi ntago yongera kugufata.
we isi iguma izenguruka ikurura ibindi ariko we ntabwo igukurura. Tuba mu isi rero ya satani, y'uwo satani. Iyo tumaze kwinjira muri Kristo neza tukamenya ubwiru bw'umusaraba n'imbaraga zazo Yesu bapfuye, tuba muri isi ifite rukuruzi ya satani, ariko twebwe ntabwo dukurura, ko mu buryo bw'umwuka harakoreshejwe la loi de la libération, la vitesse de la libération, la vitesse d'échappement, la vitesse d'évasion. Mu buryo bw'umwuka rukuruzi y'isi ntabwo dukoreramo. Mwabyumvise? Uko niko kuri Pawulo ahishura hano. Haleluya. Ariko twebwe kubera kutasobanukirwa hari igihe uremeta en question iby'Imana yavuze, ukabizana gushidikanya. Ese ubuzima bwanjye kumeze gutya kandi Bibiliya ikavuga gutya? Ntabwo Bibiliya ibeshya, ni wowe utarasobanukirwa. C'est tout. Amen. None se ufite Bibiliya wowe? Abaroma 8:2 ntubafite? Nashaka umuntu wese asome aho tuva. Soma muri Bibiliya yawe numve. Uwo murongo umwe gusa. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Numva ko je mbivuga ntari no gusoma. Nawe ukiye kubivuga ukeza utarinda kubisoma mu Kinyarwanda cyangwa muri musomamo. Ngo nuko rero iteko ry'umwuka w'ubugingo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. C'est ça. Iyo ni physique ikomeye mu buryo bw'umwuka. Amen. Iyo niyo bita la vitesse de libération, d'évasion, d'échappement. Pour échapper à l'attraction de Satan, pour échapper à l'emprise de Satan, pour échapper au pouvoir de Satan, il faut qu'il y ait une force plus grande que celle de Satan. Donc c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Imbaraga zazo bapfuye izo nizo zinesha rukuruzi ya Satani. Ariko ukiye kwinjira mu bwiru bw'umusaraba n'ubwiru bw'izuka rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ibi byose bikoreke mu buzima bwawe. Rukuruzi ya Satani, haba mu byaha, haba mu mivumo, haba muri zakarande, haba mu bintu byose Satani akoresha rukuruzi mu buzima bwawe. Uyu munsi turavuga ibyerekeye ubwiru bw'umusaraba wa Yesu Kristo. Tuvuga ubwiru bw'izuka ya Yesu Kristo. Iyo rukuruzi, nk'uko rukuruzi y'isi ineshwa n'umuvuduko wa 11 ku isegonda, imbaraga zazo Yesu bapfuye ariho imbaraga z'umwuka w'ubugingo zikubature uyu munsi rukuruzi yose ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Fatero iminota 5 ugendera wisengerero. Ese wabyumvise? Donc iyi ni loi spirituelle. Mu isi hari loi physique mu isanzure, ariko twabonye ko bikora no muri monde spirituel. Ni analogie. Amen. Imana igakoresha ibigaragara, ibishobora kumvikana, idushure ibyo mu mwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Babyumvise? Twumvise ko buri mubumbe mu isanzure na buri nyenyeri bikurikije taye yayo, masse uko ingana, ikeneye imbaraga ziruteza rukuruzi yayo. Ukwezi gufite rukuruzi yako itandukanye n'isi. Amen. Imbaraga ku kwezi, iyo uri ku kwezi, imbaraga zatuma uzamuka ukava ku kwezi, sibyo? Apana mu cyogajuru, ni nkeya ugereranye n'isi, kuko isi nini kurusha ukwezi. Wabyumvise? Uko umubumbe ungana n'imbaraga za rukuruzi niko zingana. Wabyumvise? Rukuruzi y'izuba iri kuba inshuro nyinshi, uko izuba ni rinini cyane ugereranye n'isi yose. Niyo mpamvu izuba rikurura planete zose. Birasaba rero ko ku zuba hakenera imbaraga nyinshi cyane. Nimba nibuka neza ni nka ibirometero 32 ku isegonda kugira ngo rukuruzi y'izuba ikurekure, ariko rukuruzi y'isi niyo. Amen.
11,2 comme ça km par seconde kugira ngo ugende ntongere kuboneka. Imana ishimwe. Ariko twere ntabwo turi muri physique, turi mu by'umwuka. Hari imbaraga zishobora kubatura izikubase zasa Satani bagumiza mu buzima butindahaye bwa gitindi, bw'ibyaha byo kwiheba, by'ubukene n'ibindi byose, n'imivumo n'iby'akarande bihereka mu miryango. Hari imbaraga zishobora kubatura. Kuri izo mbaraga za rukuruzi Satani zigufashe muri ubwo buzima. Minota 5 usengere nabi wanyu ahubwo. Amen. Iyo rukuruzi mu mwuka irahari,